kongera gusuza ku cyamurika Africa TV ni iby'agaciro kenshi, ni iby'umumaro kuba duhorana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro kuba mutwereka yuko turi kumwe, tugomba kubana muri ubu buzima dusharinga idea kugira ngo twese tubashe gutera imbere, kandi twongera gusabira abatameze neza, barwaye cyangwa bafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo Imana ibashe kuborohereza muri ubwo buzima barimo gucamo, burimo kubagora. Ariko ni byiza yuko mugomba gufashanya, yaba mu buryo bw'ibitekerezo, yaba mu buryo bwa financially, yaba mu buryo ubwo aribwo bwose, kugira ngo ubuzima tubashe kubutambukamo amahoro, kuko ntacyo twazanye mu isi, ntacyo tuzigira tuvanamo. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira kuri iki kibazo cy'aba bantu bamaze iminsi batubwira ngo twateye imbere, twarakize, ariko bakatwima ikintu bita password. Batwimye password ishobora gutuma tugera ku butsinzi cyangwa tugera ku bukire twifuza, dushobora kuba twakwiteza imbere mu byo turimo gukora. Ndababona bagenda batubwira ibyo bitandukanye, ariko nkibaza nkavuga ngo ko uruganda turimo batarimo kuruhaza, batuhaye password natwe tukagerageza tugakora, ntibyakoroha kurushaho. Reba nka buriya Kiramani iyo umureba mu isura ubona ari umwana mwiza, avuga neza, aho bakorana bakamuvuga neza, ni dadi, yego ko ni umwana mwiza ntawe umurwanyije, ariko yakagombye kuduha password kugira ngo ukina sinema abashe kugenda kuri ya password ibasha kumugeza kuri rwa rwego tumubona tukabona yuko yamaze kumenyekana. Kuko impamvu mbibabwira gutyo, nta kuntu umuntu ashobora kukubwira ngo ngewe navuye mu buzima bubi bugoranye bw'intambara bwo gustragoringa ibihumbi 2 byonyine binyinjiza muri sinema, bituma mbasha kumenyekana bene uru rwego. Ntabwo wabyiyumvisha uburyo byaba byaragenze muri ubwo buryo. Wabyumvisha ngo 2, nanjye 2 ndabifite, nawe ushaka gukina sinema arabifite. Kiramani bayaguhe batera imbere, password ukayitubwira, akongera urabona umuntu twabashije kwegerana turakorana ngo ni Nyagiso nayo ubona ari umuntu mwiza cyane, ushobora kuba adafite umutima mubi, ubona nta bintu by'ibisatani afite mu bwonko bwe, aracyari muto, aracyafite akazoza. Ariko industry ya sinema ni murayihaza mu buryo dushobora kumva yuko muhagije, n'abandi dukeneye inyuma yanyu. Ariko ikibura password Nyagiso ko yavuze ko ari wamuhaye password, we ko arabura iki gutanga iyo password. Birumvikana rero yuko hari ikintu dukeneye kugira ngo umuntu abashe kwinjiramo. Uzabibona hari abatangiye gusakuza, barimo kurega uriya mugabo bita muramubona Nsabi, uburyo yazamutsemo, nawe iyo muganira agenda guhamya ngo navuye aha nkorana n'aba nzamuka gutya, biza kurangira nisanze igihugu cyose kimaze kumenya, nza kwisanga narabaye icyamamare kubera ibyo ndimo gukora. Ariko wajya kwinjira neza, wajya gusesengura, ugasanga abasigaye inyuma ye barimo gutaka, barimo kurira, havuga ati Nsabi ko wadusize ukaduta hariya, waduhaye password natwe tukazamuka. Uzamuye umuntu umwe, uragiye murazamutse, muradutaye, akazi gatangiye kugenda nabi, uko ari mwe mwadufashaga. Bisaba iki kugira ngo mubashe gutanga password? Tugiye noneho mu buri bantu bakomakomeye, bafite amafaranga menshi cyane, bakubwira ati dufite amafaranga. Ejo hano twari turi kumwe, arambwira ati ngewe urwego ngezemo ntabwo rwa rwego rukumva ngo bya bindi muvuga ngo umuntu yagiye ngo kunywa icupa ngo yahombye, ngo yagiye mu bagore ngo bamukuye, ngo oya, bakuru utayafite ni wowe usakuza ngo
ariko uyafite nta kibazo. Iyo password ni iyi takabaye urugero mwumve ko ari password bigeze batanga. Reba Kenisi afite amafaranga menshi cyane pe, ariko akakubwira ngo urabona ngo ninjiye ndi ku mututu w'imbunda ngo ngera mu gihugu kibona amahoro, ngo nari umwana ngo baramfata banjyana mu ishuri. Hari abaciye muri ibyo banagiye no mu ishuri, ariko se bari ku rwego nk'urwabo. Password ni iyi ngo noneho ngo ndangije ngo ndaririmba, bukeye njya muri sinema, bukeye mu itangazamakuru nangira kuba umunyamakuru. Waje kugira studio yawe gute? Byagenze bite? Iyo password niyo dukeneye kugira ngo na babandi bafite iyo mpano cyangwa bakunze itangazamakuru nayo babashe kuzamuka. Dufashanye tuzamurane. Coach Gael, urabona ngo ngewe ngo mfite amafaranga. Yego urayafite koko nibyo, ariko password urabona ngo password yanjye ngo naraye mu ikamyo. Uzabara mu ikamyo ukuntu bangana muri Amerika. Kubona visa muri Amerika biroroshye se. Ikindi cya kabiri, wajya muri Amerika umukene, tike yonyine ihagaze nga. Password ni iyihe yatumye ujya muri Amerika kujya urara mu ikamyo? Kandi none mwakomeza kuganira ukumva ko ntabwo yari option, ntabwo ari amahitamo ye yatumye arara muri mu ikamyo, ahubwo ni amasaha menshi yakoraga atamwemeraga kubona umwanya wo kuruhuka. Uko mukomeje kuganira wumva avuga yuko iyo yabonaga umwanya yabonye ikiruhuko yagenda akishyura muri guest, akagenda akaryama akaruhuka. Ntabwo rero amahitamo ye, byabaga ari akazi kenshi. Amerika wageze mute? Byagenze bite? Barongeye arabiye baramubaza ati urabona agize gutya njya kwiga mu Buhinde. Ndiga mu Buhinde, maze kwiga niko kuza mwabiritse kuko mukatubwiza ukuri, ukatuha password. Sadati umukire turakwemera, afana turakuzi, ariko yageze mworoshye muvanemo akajishi gatoya, tubashe kubona password natwe dutera imbere abantu tubwiza ukuri. Scovia muramuzi, nta muntu utamuzi, ariko umwana yaramubajije ati byagenze bite kugira ngo wisange aha? Urabona ngo natangiye mumera mu mudugudu, ngo mbaza ngo ikibazo ngo mudugudu, ngo ndazamuka njya ku kagari, ngo ndazamuka njya ku murenge, ngo ngera ku karere. Ibyo byakugira umuntu nkuriya, bikakugira ufite amafaranga hari. Ibintu birimo password mukeneye kuduha mugatanga. Baga password gato yewe ni kure ubugenzuzi mbona gashobora kuba kafasha. Nimba wowe ufite ubushobozi cyari kabyite school fees, waba wararangije kwiga, waba utararangiza kwiga, aka kantu gashobora kuba kabafasha. Waba warize waba utarize, wowe noneho ucunga ahantu ubona hari ikintu wumva wifuza cyangwa ubona wabasha gukora, yaba ari domaine y'ubucuruzi, yaba ari domaine ya driver gutwara, yaba ari domaine mbese iyo ubona yose wakwisangamo. Ufata igihe ugenda use nkaho ukorera ubusa, icyo gihe bizagufasha kugera aho ushaka kugera. Uze nimba ubucuruzi wigoye barangura bate, bakora bate, ese barangurira he, bunguka bate, bishyura inzu bate, basora bate. Nyuma y'igihe runaka umaze kubona ko ari cyo umaze kumenya, ubundi uhita winjira muri business. Aho kandi kazagufasha cyane. Ako bitandukanye n'ibi birirwa batubwira ngo turiga, bariga, ugasanga uri muriga ibijyanye n'amahoteli, ariko nyine abantu bafite amahoteli ntibatumirwa muri ya mashuri ngo baze bigishe baba ni gute bakora hoteli, ni gute batangira umushinga wa hoteli.
iyo password ngo yihe wa muntu urimo kwiga bya bintu asohoke azi iyo password. Ariko password irabitse. Hotel bafite ni bangahe muzo bafite amahoteli, hari n'abatazwa amazina batazwi kandi bahari bafite amafaranga menshi. Ukarangiza hoteli kurwite bigagucanga kandi wagombye kuba batumira ba bantu cyangwa nabo bakatangira kutubwira password z'uburyo hoteli ikorwamo. Kandi ibyo urimo kwiga ndakugira inama rero, injira hari ahantu wemera ugenda ukore gusa batazi kirimo kugenza ukore amakuru. Cyambere dushingiyeho ni info, nta makuru gushaka amakuru. Ukagenda hakoropa wasasa icyo uzakora cyose uzahavana amakuru. Uzambwire ko wakoze hoteli. Aho hantu ngiye kujya minjira mbabwire. Handi bagasanga ku munsi wa graduation bashyize pankarita bashyize hariya. Ese ibyo bintu washyize aho ngaho urimo gukora advertising, ninde waje ngo ababwire ngo twamuye ibintu bye? Sina Gerard wafashije abantu tumukoresha ukaza twashize igihe nawe hari ukuntu birimo kugenda ukatubwira password. Abantu biga ngo nimba ari food processor, nimba ari food what don't, ariko biga biriya bintu bakwa password ukabinjirizemo no kuntu igihugu kizamuka. Agashyira pankarita ibintu hariya. Ariko ugasanga byari baje gukorera advertising aho umwana umunyeshuri arangije aho ngaho adafite ubumenyi bw'ibyo bintu. Kandi wa muntu kuko umuntu umufatanyabikorwa bakanamushimira, uramushimira ko wa munyeshuri uvuye aho nta kintu avanyaho. Ntagombye gufashwa na wa muntu ati bikorwa bitya bigenda bitya. Password rero ngewe ndimo kubaha, emera ukora icyo bita professional internship. Imara amezi 6 nushaka gufata n'umwaka. Iyo professional internship ushobora kubona heba sinzimba leta rukundo yagiye ifasha abantu iriya bakayiguhemberaho. Meruka icyo gihe barahembaga 50 ya buri kwezi aho waba urimo gukorera hose. Ariko nanone nimba iyo system itakina ari hose I don't know, wowe ubwawe noneho wihe mu mwaka uvuga ati nimba nshaka gukora ugenda ujyeyo kore. Ntacyo bitwaye bifate nk'aho urimo kwiga. Ibihugu byateye imbere naje gucunga ukuntu bigisha abana babo ubucuruzi. Sinzi nimba nibone agafoto ariko cyangwa ka video naba narafashe ndaza kukabereka. Umwana w'imyaka 12 13 gutyo babigisha ubucuruzi ari mu gihugu cya Dubai. Ariko urumva ntabwo abanyagihugu bo ntabwo wapfa kubabona hari igihugu wabo kwabo kandi baba bari high class. Ntabwo wapfa kubabona, ahubwo ni ba bandi baba baraje guhiga ariko nabo baba batutse mu bihugu bitandukanye, Bangladesh, Pakistan, ibihugu bitandukanye n'Ubuhinde. Ari ugasanga abana babo batangiye kubigisha ubucuruzi bakiri bato. Ibyo rero ni byiza ko nawe ugomba gufata icyo kintu kandi buryo umwana utangira kumwigisha akiri muto kugira ngo azamuke afite ubumenyi kuri icyo kintu. Twiga icyo kintu kwigisha burya icyo wigishije umwana asa nacyo kandi agakura ameze nkacyo. Nawe rero ufite icyo wasangiza abantu byo wandika muri comment wabwira ati ariko nanjye mbona password ari ni iyi ngiyi. Turagukunda cyane rero muri kumwe na America Africa TV, tuzasubire.